arazibukira aramanuka Diko manuka warwanaye kure yo tekinike umwana aramanuka wenyine aca mu bagabo sebye wa mbere ahohotera wa kabiri abacamo ari batatu tanga pase ku isahane Galincha aramanuka nawe umwana yagaruye tekinike bakurambere bayita Jinga aroba umugabo wa mbere Budira ni se banyarobo wa kabiri burano ubutindi n'ubugome kuri umugabo mugenzi wawe shoti Kwaju muri 80 papa arareba papa ari ukabari mu mindira wundi mwana wanjye naza zishyura papa mukubita indira wundi mwana aradutunguye hamwe bavuga kuri mwana sumwe twacaga amazi umwana hano aratwemeje aradutunguye cyane reka tura mwana arakomeza bari babatsinze pasi umwana agaro tekinike ya kera fata bane wewe icya kabiri kasi wa mbere akata n'uwundi Brazil itangira kugarura icyizere umwana tekinike bari baramuje arayigaruye baramubwiye Masora tekinike we Jinga niyo dukeneye garuka ku muco nta mpamvu yo kwigana iby'abanyaburayi nagarure tekinike y'umuco katurore fata bare n'abagenzi baratangira bagarura tekinike barajwe ku gatsintsino ku gatuza aramanuka katu wa mbere cobo uwa kabiri Mimba ubundi ninda gutera umugabo we Mimba ninda umuteye ni igisebo mwana garura Jinga icya gatatu Ubufaransa ibyo babukoreye mwana yagaruye Jinga ubundi ngo niyo komotso Capoeira Brazil ibonye itike igeza kuri finali Brazil ibonye itike igeza kuri finali mama yibire ngo nago yakumva match y'umwana we ngatamurwaza umutima senga imana wanjye nago nakumva match yandwaza umutima wamutsinze and he scored 3 goals umwana wacu yatsinze ibitego bitatu mama nago nyumva match Faustin wanjye Faustin yabitsinze final everyone take notes Sweden ndagira ngo mwandike shifting from pyramid 5-3-2 ati Sweden ubundi kina batatu imbere bane batatu ni tekinike bakinamo niyo bagiye gukina ni kuri finali coach yaje kubabwira we're gonna have to shift formation as they do twebwe no buryo turi bukinamo nubuhe mwandike mwese bajana mu kibuga coach atangira kubereka let's go next whatever they run with the method of 2-3-3 we match with the 4-3-3 nobody in the field over here coach aje kubatuza akurikije tekinike ikinwa nande ikinwa n'abari abagabo bo muri Sweden ikipe bari baje gukina mu gikombe cy'isi niyo yeregeze finali muri Sweden you start Sweden's counter attack GG sweep only what is that Sweden ubundi ifite umukinnyi ukina gutya Brazil yari itoje kugeza mu gicuku babonye itike zigera finali bari muri lokale nta mikino Galincha byane bikiri gukora kina kuri gatatu subira inyuma kuriya I don't understand how I'm supposed to be on the wing and covering Skoglund at the same time. None se coach kuri kumbwira ngo njye hari imbere kandi aho handi umbwira ngo nsubire inyuma naho njye kuhafata uzi ko washyize Yannick Mukunzi uragira ngo bigende gute coach ne byamucanze harya nahashyize Mukunzi buretse mbikosore nago nibagiye ko nashyize Mukunzi ambabare nanjye nasaze kumbe coach ne byamucanze sye hamwe ari kwashyira Mukunzi akongera akashyira Galincha kandi ntibibaho mwanda German captain Fritz Walter's illustrious career come to an end after this severe collision. Ati uyu munsi hari umugabo bavunnye kandi kumuvuna kwe byatumye kariyeri yishobora kubirangiye burundu abakinnyi bagira mu bwoba yumvishe ngo mugenzi wabo yavunitse ku buryo kariyeri ishobora kurangira bagira mu bwoba tugaruke hano kumbe habaye cyitwa press conference batumira abanyamakuru amakipe ukora biragiye kugera finali batumiye Sweden bashyizemo udukote dutariyane batumira nandi batumira na Brazil mugomba gukina finali barabatumiye imbere y'abanyamakuru bose bamanutse babandi muzi bamwe yakunda ngati nkwiyatinwa bagira umunwa shawo Sweden in Sunday's final? No, that's not possible. No, iyi finalo ya kirutu wa Sweden coach eliminate him from the equation. Coach Viola. Coach Reina's offense outsmarted West Germany, Hungary. Ati rwose baje gutsinda Hungary. Well, they can't. Hano nago badutsinda nibibaho. We'll come out strong, score early, and Brazil will panic.
ati twebwe dukurije ibitego dutsinda n'uburyo dukinamo Brazil buno yamaze guta umutwe yapanitse kubera igiye guhangana natwo ni coach wa Sweden ariko batera ubwoba. In 1950 they were undisciplined then and they are undisciplined now. Ati kubera mu 1950 na discipline bari bafite mu kibuga n'ubu ngubu na discipline bagifite abakinnyi ba Brazil turaza kongera tubakorere nk'ibyo bakorewe muri 50 n'ubundi turabatsinda. They're abnormal. You're referring to the mixed race? No, I mean they are literally abnormal. Can you elaborate? Bari abakinnyi ntago basanzwe pe n'abantu b'amafuti bari aho nta nubwo ari abantu bageze ku gipimo gisanzwe. Fall back. Reka nkubwire ngo wa mbere Hand in an accident while working in a factory. reba nk'uri bwo turi gukina avunitse akaboko atangira kubavuga bose asi defo zabo. Born with a deformed spine and one leg shorter than the other. Garincha nawe akaguru ke nawe kameze neza ari imvune yageze kugira. Coach arabazi intege nke zabo. Challenging for a goalkeeper, I imagine. Atarimo n'umukinnyi umwe akaboko ke karahengamye burundu. Ujya arahaguruka coach wa Brazil arumva coach wa Sweden atangiye kubatuka. Bavuye mu nama muri press conference. Coach wa Sweden arabazi intege nke zabo bavunitse n'imvunano bagiye bazigira. Buryo yabwira abakinnyi bati uze gukora hano. Can't let that doubt get you. I heard the guys are calling you Pelé now. Mwana wanjye numvisha bakwita Pele. Jose started it. Yego papa niko banyita basigaye bamimba ngo nitwa Pele. Umwana yabanje kuvugana na Sembere gato ya finali. This is a sign. Now is the time for Pelé. Mwana wanjye icyo ni ikimenyetso nicyo giye kugira ngo nawe ube nka Pele. Bereke ko kuri Pele wa nyawe apana kubikwitirira. But Sweden's gonna be all over me, bye. Ariko papa urabizi kubera nagaragaje ko nzi gukina neza Sweden yose izaba yanzengurutse yamfashe muri ikipe igiye gukina n'ikipe irenze ko ari mu mukinnyi ugasanga Cristiano bamuzengurutse cyangwa Messi nta buhumekera afite ko bazi ko ari ubikora. And did you see what they did to Fritz Walter? Kandi abanye byo bakore Fritz Walter ni wa undi bamuvunnye burundu ku buryo kariyeri yarangiye. They're brutal and smart. Bari abakinnyi ba Sweden ni babi cyane n'abagome kandi bafite ubwenge bafite ukuntu bakuvuna ku buryo arbitre atanasifura. Jingo. Giko. You believed in yourself against France. Ati cyagiye ukina n'Ubufaransa wibuke wa munsi wa mbere atangira kuzana tekinike ya Jinga. Ati niwo munsi wa mbere watangiye kwizeramo mwana wanjye wigirira icyizere ko wabikora. Now you must inspire your team to believe in themselves. Rero mwana wanjye nicyo giye kugira ngo abakinnyi bagenzi bawe mukinana mu ikipe bamaze kwiburira icyizere wongere ubabere nka inspiration ubasubizemo icyizere nabo biyizere. Abakinnyi bagize ubwoba kubera ikipe bagiye guhura nabo nicyo kintu cya mbere gitsindisha ikipe kugira ubwoba. In Brazil, in the Jinga. Ndetse na Brazil yereke ko ya tekinike yacu Jinga dore abakinnyi bihebye ikipe bagiye gukina aho yateye ubwoba. Papa yabwiye uno mwana ati bakinnyi mukinana agenda basubizemo umwuka wa Jinga nabo bayikine. Bari barayitaye basigaye bakina iby'Iburayi. Umwana yaje hano bari gufata twa mu gitondo abona bose bihebye bafite ubwoba bari muri lokale bafite ubwoba ikipe bazakina nayo ibarenzeho. Nicyo kintu cya mbere gitsindisha gupanika guta umutwe. Bano bari kurya muri hoteli umwana atangira gusa nk'ubasubiza inspiration atangira kwikinira bara ariko uyu muginga uwo mwana none ndo wazanye urwana kudukinamo. Garincha afata pass ndakwiyamye Garincha aranga bose bafite ubwoba bataye umutwe bapanitse. Turi muri Sweden. Hey, We Lighthouse. No. Dore Lighthouse. Come on, kids. Time to wake up. Warwana bitangira ukanguka nawe wigeze urwana ruto. You won't be able to do it alone. Man nagwa abikora wenyine nagwa yakuruka ngo ugere kuri Lighthouse wenyine n'uruzurira kurgira bagita Lighthouse. Abakinnyi barahaguruka. Barahareba. Ngo bagende bakina paka bageze. Nka ya football yakinaga muri quartier yariyo bita Jinga y'ibirara imwe itagira amategeko. Wikinira ibyo ushatse tekinike wibohoye ntabyo gupanika ngo hari igikombe ikipe indenzo ugakina wibohoye twa dutendo abana batangira gukinira Jinga muri hoteli. Umwana bashyizemo tekinike z'ibirara azibagaruyemo abagaruye mu mavuta twikina tekinike z'ibirara batangira gukinira mu gikoni cya hoteli. Twamanutse mbega bagere kuri iriya nzu Lighthouse umupira udakoze hasi bari dakoze hasi ugakora amatekinike ugatora udutendo ugapasa mugenzi wawe bagere kuri Lighthouse bari dakoze hasi katurore. Abakinnyi gitangiye kubagomesha kibasubije kuri tekinike babuje barigwa muri keke. Yaravunitse Mazora arayitora yitonze. Baranyanduje twagiye tugere kuri Lighthouse barakomeza urwana bashyizemo imico y'uburara bakure muri quartier y'ibirara. Coach yararibye ariko ibi byana koko coach ari ku ntore. Twamanutse banatangiye kubagira ibirara ni Pele abagira ibirara tera barimena icyayi cy'umukiro uri kunywa akantu ke hano
I'm sorry, sir. mutubarire wa mukire we iki warwana we uyu mugabo niwe Pele wa nyawe na n'uyu munsi wakoze izina ari nawe bitiriye iyi filime ni nawe washoyemo amafaranga ngo iyi filime ikinwe niwe wuyibona wicayeho uwo niwe Pele twagiye ariko aba bana batumenera ibyayi nk'abakire uwo niwe Pele barakomeza umwana atangiye kubereka tekinike z'ibirara bose babaye ibirara twisubire kuri tekinike yo muri quartier sheri wambonye se uburyo nyine amufata karabyo gari incane n'umuhehesi biriya bikini byinshi usanga ari behesi byo muri Brazil baramanuka barakomeza imbere no kugera kuri Light House barida kuze hasi shoti pasari we fatiye baro nigere hasi iki kirare bagishimye kwiruka kiriruka kirenga iwabo kigwa mu mazi kigwa mu mazi ni cya Pele bakitiriraga Pele bana binjira amazi nanuko kizi koga kigwa mu mazi nago kizi koga bakinyi bagenzi bacu binjira amazi bakirohore coach arareka barabana koko skira football yekaze nuko coach nubabuza gukina jinga kandi jinga ni tekinike yavumburiwe muri Brazil nibo batangije iriya tekinike iriya mikinire mwana musaza watwemeje igiye gutera baro urabyishe umwana amaze kubagira abasazi bose muri lokari babasaze papa we niwe amubwiye ati match nukayikomeze nukabigira intambara ngo uvuge ngo tugiye gukina n'iyi kipe ngo ibintu byakomeye ngo harya mubyita ngo nibiki ngiye amakipe akomeye yahuye mwamwabi nukabikomeze mwana wanjye ati jye byoroshya rwe wishimira umukino we enjoying match apana kuvuga ngo turatsindwa we enjoying match coach avayo ngo ni derby nikagukange coach avayo baratuza urwana rwabageza abasazi bose nurubobo mbega rwavuye You will play for the Jules Rimet Trophy. Mwabana mwemenye ko mugiye gukinira igikombe cya mbere gikomeye cyane nicyo gikombe mugiye gukinira ku isi. And if you play the way you played this last week, you will lose. Nimuramuka mukinnye umukino nk'uwo mwakinnye mu cyumweru gishize iki gikombe baraza kukibatwara kandi ibyo bakinnye niwe wabibatoje usibye umwana umwe wamunaniye wenyine ukine ibyo atamutoje yabwiye abakinnyi ati muramutse mukinnye umukino nk'uwo musanzwe mukina muraza gutsindwa ni coach. And it will be my fault. Kandi nimutsindwa byose biraza kwitirirwa amakosa yanjye amakosa bayatura coach yo mwatsinzwe burya. The truth is that shifting formations may work miracles for Sweden, but it is not us. Ati wenda njya numva ngo kuba umuntu yahindura umuco kugira ngo afate ubundi muco w'ikindi gihugu cyangwa bishobora kuba byafasha nka Sweden cyangwa ikindi gihugu ariko twe ndabona bitari buze kudufasha guhindura umuco wacu na tekinike. What I saw at the hotel today. Ibyo nabonye kare muri hoteli mukina. How we play. Ni kuri tugomba gukina. Ni kuri mugomba gukina. They say that we don't all play the same. It's true. Koko bajyaga bavuga abantu isi yose yajyaga idutarama ivuga ngo Brazil ntago dukina football nk'iyabandi ngo dukina ibindi bintu bihambaye cyangwa se ibindi bintu ngo ntago tumeze nk'abandi ibyo batuvuga koko nibyo. We certainly don't all look the same like they do. Koko twe n'ubundi usibye na football dukina n'uruhu rwacu rutandukanye n'urwabo ntago dusa nkabo. But that's what makes us who we are. Ariko uko dusa nuko dukina nibyo bitugira abo turibo niwo mwihariko wacu nibyo bitugira batwibwe. We have one thing in common. Dufite ikintu kimwe duhuriyeho. The joy and the expression of Brazil. Icyo dufite duhuriyeho ni jinga itugira abadasanzwe kandi n'umwihariko wa Brazil iyo ni jinga ya tekinike yabo. So when you take the field tomorrow, ejo nimujya mu kibuga forget everything that I told you this last week. Mwibagirwa ibyo nari narabatoje muri kiriya cyumweru gishize bikene babwira ngo mwigane tekinike y'abanyaburayi ibyo nari narababwiye byose mbashyiramo by'imyumvire ngo mukine tekinike z'ahandi muzabyibagirwe nimugera mu kibuga mubyikuremo. I don't want the world to see a bunch of scared Brazilians trying to play like Sweden. I want ati ntago nshaka abaturage bagize isi bose bazabona ngo Brazil twari turi gukina umukino tugerageza kwigana umukino w'abanyaburayi nk'uwa Sweden ibyo ntago aribyo nshaka icyo nshaka ni them to see Brazil. ndashaka Brazil na jinga style yacu rero dukina. I don't know if sinzi we'll win. nimba tuzatsinda. Wumve coach ati wenda dushobora gukina jinga style yacu muri Brazil
ntidutsinde pe ntago mbizi ko tuzatsinda But ariko I do know sinzi that we will show them a beautiful game. byibura tubereke umukino uryoshye uryoheye ijisho. Niyo twatsindwa mwe mumanuke mugiye kwereka umukino mwiza gusa, mutitaye ku gikombe, mutitaye ku ntsinzi ngo muparike mutumutwe, mwe mubereke umukino mwiza. Abazaba bari kureba match byibura baryoherwe. Atuzi poto yateye, uzi cobo yateye, nibyo coach yashakaga. Clear skies here in Scotland. Fine weather for football as Sweden prepares to host the 1958 World Cup final. Ikirere rwose n'injoro cyari kimeze nabi ariko ubu kimeze neza, cyiteguye nacyo kwakira umukino wa finali wa Brazil ndetse Nothing in common other than perhaps their yellow jerseys. But ati Brazil risanzwe yambara umuhondo ariko kuko ariyo kipe iri gukinira iw'abandi bayisabye kwambara ubururu, Sweden iri buze kwambara umuhondo. Brazil byasabye ko yambara ubururu. will need nothing short of Iyo muhuje ibara rya jeze n'ikipe mwasuye, iyo mwasuye nyine kuko inkoko iri wabishonda umukara, mwe muhindura ibara yikagumana ibara ryayo. Brazil bayisabye kwambara ubururu. Fata jeze mwana sano, uyu munsi ni finali. Coach yababwiye ati mukine gakondo yanyu, nta mpamvu yo kwigana abanyaburayi na tekinike zabo. Jinga ni tugira abo turi bitugira abanyabrazil tuyishimbangire. Ahari mu 1958 hari ku gikombe cy'isi, ndabyibuka no mukino ni mukurikiye kuri televiziyo riga ndashaje shamwe abana mwe. Yaraje yambara kaga kote isi yamudodeye yanditseho Pele, yaraje arakambara, stade yakubise yuzuye. Abanyamakuru babonye ingingo do urababona telefone ni nyinshi, urabibona gute niye kipe iri butsinde. Abakanishi bakayina muri John bamanutse, abasinza amayoga baranywa. Ku gikombe cy'isi hari byinshi byinjiza, za Bralirwa zirinjiza cyane. Iyo match zakomeye nkaze aba betting barabetinga, shari ngenda betting ko Brazil iri butsinde, nitsindwa uraza ndemeye ko turi butandukane hari ikindi. an all-star team really. Abari mu muhanda nta kindi bari kumva match finali zaba. Youngster Nascimento now being called. Umwana muto Nascimento ari mu mavuta, kumbe dore wa muvandimwe bakuranye nawe ahari muri gereza afite akarade ari kumva umukino byandigiri ishene na Rashidi uri ishene hari y'Urubavu na shene idacika mu kwa gatatu na mutima mubi uzaca ishene mu kabaro yaturutse iwabo. Papa yaje gufata umwanya w'imbere yazanye na mushiki w'umwana we, abana yabamanuye. Mama niwe utajya wumva umukino w'umwana we, se numva umukino cyangwa ureke ngo bishobora kumurwaza umutima. Tugaruke finali, stade yakubise. Coach wa Sweden baramwemera, mwambonye si wa Brazil yabwiye abana ati byo nabatoje mu byibagirwe mwikinire za tekinike zo mu makaritsiye mwakinaga. Brazil yambaye ubururu, mwana yavuyeyo katururi. Iyi ni finali y'igikombe cy'isi. Babemera ati mukine jinga, ni style yavumbuye n'abanyabrazil, iriya y'amarobe amagari inshi n'ibintu byaturutse iwabo. Mwana batangira gusunika, sina ni ibiki ntabwo byemewe. No card there. Rather the referee missed that one. I was going to let Harlings. Garagara ikosa bakorera mwana Rubitire nagaribonye. Abanyamakuru bigize abantu bakaze. Rigana bona n'amakosa Rubitire atabonye. Narumiwe cyane. Umva umunwano, pasi ziratangwa. Abanyaburayi dureba umukino bakina ni pasi zo hasi. Dore pasi abanyaburayi ni kuri umupira ubundi wakinwaga mu myaka yo hambere, bataraza ndiya style ya jinga biranga. Abandi bakurikiye umukino, papa w'umwana wakurikiye umukino. Mwana abanyamahirwe yo gufata umupira, Nascimento papa araguruka, mwabonye mwana wanjye bikore. Mwana fata bari, fata barono, umushyira hasi, bamushyira kizana amacenga kandi afite ikibazo mu ivi. Bose baraguruka muri karitsiye. Umwana rwose kandi afite inkovu, afite igikomere mu kaguru, bamushyize hasi. Mama agira ubwoba, umwana ashobora kuba avunitse. Bibuke ngo n'abakinnyi ba Sweden bafite uburyo bakuvunamo. Igitego cya mbere cya Sweden, Brazil bayishyizemo icya mbere. Katururi babashyizemo icya mbere. Ngo bano bakinnyi ba Sweden ngo ni abahanga kandi bafite ubugome mu ibanga. Abakinnyi bagira tekinike zo kuvunana ku buryo utabona. Papa yagize ubwoba. Brazil bayiteye icya mbere. Ikigaragara Brazil byayibaye mu 1950 bishobora kuba bigiye kongera bikayibaho. Bari kuzana wa mukino wabo w'amafuti bita jinga. Ndabafite shanda bafite. Coach yabwiye abana ati mwirengagize ibyo nababwiye, mwe mukine. Yarebye abandi bakinnyi bagenzi be bose bihebye, abakinnyi bihebye.
Garincha nawe yihebye. Papa yambwiye ati bara abakinnyi bihebye niwe ugomba kubasubizamo ishyaka mwana wanjye. Katurore biraherera he. Mwana ararebye abona birakomeye. Abona abanyaswide bari gufana abaje bafana Brazil bihebye. Abanya-Brazil bihebye. Kandi yasezeranyije se ati nzongera ngarura ishema rya Brazil nyi. Mwana baro iraza. Katurore fata baro hano. Araba umugabo aramuhotera. Uwa kabiri aramanuka. Katu wa mbere akase n'uwundi mimba aramanuka. Babwiye ati mukinira tekinike yanyu ya jinga. Abaje gufana Brazil dore ngo barongera bakagira icyizere. Abari kuri bench baraguruka. Umwana ari marukira wenyine afashe icyemezo cyo kumaruka wenyine. Abona Garincha kubita pase kira ku isane kubita amazi. Garincha niwe ijambo Garincha ryaturutseho kubera izina rye Garincha. Garincha aramusubiza. Mwana nawe bara arayireka mugenzi waratsinda. Umwana atanze pase y'ubuki apana imwe byo gushaka kwitsindira. Mama nawe yabera yumvisha umupira w'umwana we. First one umva nawe duturanye Esperance yumvisha umwana wanjye byakoze sha ababyeyi bagira igikabye abagore. Ese ajya guhamagara Esperance baturanye. Esperance wumvisha First wanjye byakoze. Mwana wanjye aragitsinze we. Esperance mwana wanjye yumvisha ibyakoze ajya guhamagara. Mwana arabikoze uko mwana atsinze papa yitabwira mu kabara ati mu mpera wundi naza zishyura. Brazil rwose hano ifite umukinnyi ufashe icyemezo. Umva mwana tubikore. Yasubije inajyemo bagenzi be abereka ko jinga yabikora. Tekinike ya jinga muzera bibonye. Mwana tubikore. Garincha niwe waturukaga muri quartier y'ibirara nkawe. Mwana dukire tekinike yacu. Yabakurambere. Capoeira nabibumvisha ikomoka muri Afurika. Barongera. Match iratangira. We mumanuke coach. Coach wa Sweden. Hano Ligani yasaze yakameje kuri mikoro. Katurore abafana byabacanze. Igitego biranga. Umwana arongera afata bale kubita uwa mbere Robe abacaho aramanutse nguwo tanga pase. Abakinnyi batangira gukina jinga. Jinga ni umukino wasebye abantu. Arabasebye ikina igikombe cyabaye muri 8 barabasebya icya kabiri. Coach biramurenga yabwiye ati mwirengagize ibyo nabatoje mukine jinga. Hano muri quartier barasaze yo barabikoze. Sweden byarayicanze. Abana bari kubakinisha bakinisha udupupi wagira ntibahari. Abanyaswede batangiye kwikuramo ingofero baricara baca bagufi reka icyubero tugiye Brazil. Umugabo nuwemera. Match iratangira. Katurore teri shot kwa Garincha barivayo. Katurore Garincha barayiturisha baramarukano. Abana bose abakinnyi ba Brazil bagarutse ku muco bari gukina jinga no mupira ubundi bakuraga bakina muri dare gusebya abagabo wa mbere acaho bamuinzira atambuka. Uyu arabanza nyusa abakinnyi mu maso. Abanyuzamo amaso arebe ninda pase areba ninda udafashwe. Bafite amaso areba bava byose cyane. Arabanza bose abanyuzamo amaso ni nk'amasegonda biranyuzeho arebe ninda kubita pase. Bose areba ninda udafashwe. Garincha n'amashati bayakuruye. Arareba pase ndayihandi. Dekura baro. Bana batangira gukina nk'abibere muri quartier ntago bitaye ku bakinnyi bari hano. Coach yabwiye ngo mwifiringa umukino mwishimishe mutitaye ku gikombe. Mukine mwereka abantu umukino mwiza mutitaye gutwara igikombe. Umwami n'umwamikazi ba Sweden no barahari. Mwana ashyira ku rutugu. Hano barikinira ntago bitaye ku bakinnyi. Mwana twenjoyinga umukino. Barenjoyinga umukino batitaye ku bantu. Ligani yakameje Mustafa. Ni system ya Neymar ubundi. We yenjoyinga umukino atitaye kuki? Aba bana ibintu bari gukora hano. Bano bararebye. Papa mu mindira wundi umwana wanjye naza zishyura. Umuseriveri ajya kwizana. Papa yararebye abona ukuntu Brazil yongeye kwishima. Abafana ba Brazil bagaruye icyizere biramurenga. Ariko uzi match abafana bareba ibitego biri kwinjira bagaceceka bagatangira bakariraho gufana. Umenya ko babonye umukino urenze. Baracecetse bararira gusa no gufana birabananira. N'abagabo bararira.
papa yanyishe amaso mu bantu aravuga ati umwana wanjye ashimishije igihugu, yongeye kugarura ishema ry'igihugu. Mwana hano ku gituza, papa ari kumukurikirana, umwana ari kugarura agaciro k'igihugu bari baragisetse. Dore robe hano, ubundi umuntu aguteye robe mu kibuga wamujyana no mu nkiko, abagusebeje cyane, abakwandagaje ishoti. Garidi yaraseba, cundura ziranyeganyega, icyo ni icyakanga yemwe mubara. Umwana ajya guserebura. Yo Brazil yari yarasebye, ishema bongeye kurigarura. Ishema umwana arigaruye. Ku mihanda barara bakuranye iyo niga ndayiza, abana barara muri karitsiye. Uyu mwana ndamuzi mwana, yari igisambo, yari umusinzi. Uriya mwana rwose batangira kuvuga n'ibyo. Uriya mwana uzi aho ukina n'umwami n'umwamikazi b'igihugu uri gutsinda bakagufana, umenya ko wabikoze. Wagira ngo bari gukina bonyine bari kwishimisha, wagira ngo n'abandi bakinnyi bahari. Mwana aramanuka n'ukwishimisha. Dore pase n'amazi, pase cundura barazinyeganyeje uwo munsi, barazinyeganyeje. Papa we no gufana byaramunaniye, ibyishimo biramurenga, abona ukuntu umwana wari gushimisha abaturage b'igihugu cye biramurenga. Papa kureba hano inyuma yabonye n'umugore we yaje kureba match. Ubundi umugore avuze ati sinzareba match y'umwana wanjye nazarwara umutima. Yabonye na mama usenga Imana yamanutse kuyireba, nyuma y'ijya avuga ati sinara match y'umwana wanjye nawe yarimanukiye, nawe byamurenze. Papa yavuyeyo, ibyishimo byarabarenze bibamarira gusa. Umwana akoza amahano, ririya ni ibara, ririya ni amahano. Ariko uzi umuntu ufata gutya baro akambika mimba ubundi ni ugutera inda. Akambika mimba abagabo bagenzi be ni sebanya. Akoze umuntu kwambika mimba mu kibuga imbere y'imbaga ya kamera akakuroba nk'uroba ifi, ni umutindi, ni umugome. Dore abane umwana ni mugufi ariko arasimbuka, barakayikura ku mutwe ku bantu bareshya nka Rocky. Mwana ni umugome. Baro muri 90 Bogere umwana arabikoze. Nawe urabizi umukinnyi wakoze hiti amaze gutsinda igitego cya nyuma gisoza match yahise yigagaza. Uzarebe Yannick yatsinze igitego buryo yita yigagaza, bagira igikabye abakinnyi, nawe yahise yigagaza. Mu nterure nakoze hiti, mu nterure baraterura, nabikoze byaramurenze, bimuca n'intege, byaramurenze. Abakinnyi baramwishimiye, yabasubijemo umwuka wo kubagarura ku muco wabo. Umuco wabo ari tekinike bita jinga. Nimba ajya kubona ukina umukino utera amarobe, uroba abantu ugira ute utazi aho bituruka, ni tekinike ikomoka muri Brazil bita jinga. Iyo tekinike no yaje kuva yitwa capoeira ya mirwanire yabo. Iriya ni tekinike ikomoka muri Afurika y'imirwanire. Batangiye kubyina samba, barishima papa na mama, umwana bahejeje ishema. Wibuke bakurupaga toilette, n'umuraro urigereza arishimye. Brazil ahavugaga induru hatashye impundu. Coach byaramurera, barabana iriya tekinike ninjye wayibatoje. Coach arabeshya, n'ukuri siwe, n'ukuri siwe, nuko yababirengaza ngo wambaye mwana, dore rwa ruganga rwareye ngo ruracaho rwirukanganye baro bararukurikira. Barishimye birenze. Anshuti Savio barimo baserebura. June 29, 1958. Mu kwezi kwa gatandatu mu 1958 Brazil won our first World Cup. Nicyo gikombe cya mbere twatsindiye cyadushimishije. I fainted right there on the field. When I finally opened my eyes, everything felt like a dream. Ati nakinnye umukino nitaye ku bafana bari bahari, nitaye no kubyo narindi gukora. Atari kubwo match yari irangiye mfunguye amaso kuko nibutse ko ari twe dutwaye igikombe. Nari meze nk'umuntu uri kurota nabyiyumvisha ibitangaza dukoze. Uwo ni Peru uri kuvuga. 18 months since I first left home. Hari hashize amezi 8 mvuye mu rugo, mbabwiye ati ngiye gukina. It felt like years. Ariko numvaga amaze nk'imyaka myinshi.